Oh yes, nongeye kubasuhuza nshuti zanjye bakundwa ba Shatamukazi channel kandi mbifuriza ibihe byiza nkuko tubimenyereye nkuko tubizi neza ni ibiganiro ubuzima bunejeje. Ikiganiro ubuzima bunejeje kibagezaho imiti itandukanye cyangwa se kikabagezaho imirire myiza, imirire igezweho cyangwa se imirire yabafasha uko mugomba gutunganya ubuzima bwanyu maze bikagenda neza. Kuri uyu munsi kandi noneho mbazaniye ikindi ikimera mutari muzi mudasanzwe kubona ariko kizwi na benshi kandi kiboneka ahantu henshi. Icyo ni ikihe rero? Icyo ni ikimera bita intusi. Intusi ni ikimera cyiza kandi ikimera gikunzwe, kikaba kivamo ibikoresho bitandukanye ariko noneho kuri uyu munsi gifite ibibabi birimo imiti itandukanye. Yes, inturusu ni igiti kizwi cyane. Hari ababitera mu mihanda, hari n'ababitera ishyamba ry'inturusu bagamije ahanini kuzabikoresha nk'imimaro n'ibindi bitandukanye. Right. Rero reka nkomeze mbagezeho imimaro y'inturusu kandi no kubagezaho ibyiza byayo bigiye bitandukanye. Hari ababikoramo nk'imbaho, inkwi cyangwa ibicanwa, amakara n'ibindi. Ariko se mwari muzi ko inturusu ubundi ari igiti gifitemo imiti y'indwara zitandukanye? Right. Gifitemo imiti yivura indwara zitandukanye. Bavuga ko inturusu ikorwamo imiti yo koza amenyo, bombo zivura inkorora ndetse zigakoreshwa mu miti itandukanye. Ibyo byose ni ibiva mu nturusu. Ubundi inturusu ngo ni igiti gikomoka muri Australia. Hakabaho ubwoko butandukanye bw'inturusu burenga 100. Inturusu yitwa Eucalyptus globulus, izwi kwigiramo ubushobozi bwo gufasha umuntu warwaye akagira umuriro mwinshi. Impumuro y'ibibabi by'iyo nturusu ituma bikoreshwa mu mavuta n'amasabune y'ubwiza atandukanye. Kuri urwo rubuto ndetse dusangamo ko hari benshi barukoresha bagira ngo bivure inkorora ndetse n'izindi ndwara tugenda tubasobanurira. Kandi no kuri urwo rubuga bavuga ko inturusu izwiho kuba igira akamaro cyane mu nzira z'ubuhumekero, ni ukuvuga mu mazuru, umuhogo, amatwi n'ibihaha. Inturusu irinda kubyimbirwa. Ikindi kandi ikoreshwa mu miti ivura indwara nka bronchite, irangwa no gukorora igihe kirekire ariko itandura, ibicurane, inkorora na sinezite. Inturusu ikoreshwa mu gukora imiti itandukanye, yaba imiti y'amazi, sirops, imiti yo kwisiga, pomade, imiti yo kunyunguta nka bombo, pastille n'indi. Inturusu ikoreshwa mu kunoza igogorwa. Inturusu ituma urwagashya rukora ibyitwa sacs exocrine. Ibyo bikaba bikenerwa cyane mu igogorwa ry'ibinyamavuta n'ibinyamasukari
ndetse na poroteyine umuntu aba yariye. Ibindi byiza by'inturusu harimo kuba yarwanya imibu mu nzu. Inturusu yitwa Stridora. Inturusu yitwa Globalus kandi yifitemo ubushobozi bwo kugabanya urugero rw'isukari mu maraso. Inturusu ikoreshwa mu buryo butandukanye, hari ngo gufata ibibabi by'inturusu umuntu akabyanika bikuma neza, nyuma agafata garama 20 cyangwa se hagati ya 20 na 30 z'ibyo bibabi, agateka litiro y'amazi, nyuma akabirambikamo bikamaramo nibura iminota 20, nyuma akanywa udukombe 4 cyangwa 5 ku munsi, mu gihe afite ikibazo kimwe mu byavuzwe haruguru. Inturusu kandi ishobora gukoreshwa mu gutunganya umwuka, aho bafata ibibabi by'inturusu bakabitwikira ahantu mu cyumba gifunze, nyuma bakakiyungurura. Ku rubuga dukuramo ibindi bisobanuro bitandukanye, bavuga ko inturusu cyane cyane yitwa Globalus ishobora kuvura indwara zo mu buhumekero zitandukanye, harimo nk'umusonga n'izindi. Ikindi kandi inturusu yafasha urwungano rw'inzira y'inkari gukora neza. Inturusu kandi ifasha abagore bageze mu kigero cyo guca imbyaro menopause, kuko ifasha mu kugabanya ubushyuhe budasanzwe bukunda kubabangamira. Kuri urwo rubuga bavuga ko hari abatemerewe gukoresha inturusu mu rwego rwo kwirinda ibibazo yabatera, ni ukuvuga abagore batwite ndetse n'abonsa. Ikindi kandi mbere yo gukoresha inturusu mu buryo bwo kwivura, umuntu yagombye kubanza kubiganira na muganga we, kugira ngo tugereho dusobanukirwe byinshi bitandukanye. Kurikira neza ikiganiro Shata mu kazi, cyangwa se ukore comment, ukore subscribe, share, maze twese dukomeze tuganire kuri ibi kibazo, ndetse dusangize benshi mu batabasha gusobanukirwa n'imiti igiye itandukanye, kuko hari byinshi bidukikije ariko tukaba tutabikoresha. Abenshi bakaba babasha kwirukira kwa muganga, nyamara imiti itwegereye kandi imiti iri hafi yacu. Alright, ndabakunda cyane, nkomeje kubifuriza ibihe byiza. Rero inturusu muyikoreshe nk'imiti. Hari inturusu zigiye zitandukanye, rero inturusu yakuvura mu buryo butandukanye. Hari bamwe bakunda kuyikoresha bagafata ibyo bibabi byayo bakaba babishyira mu isafuriya cyangwa se mu gikoresho utekeramo, ugashyiramo amazi aringaniye nka litiro ugereranyije n'uko ibibabi bingana, maze ukaba wabiteka bikabira, warangiza ugafata ibyo wacaniriye ugafata ikuvurori cyangwa se ikintu gipfukiranya ahantu hose umubiri wawe, ukaba wakwikorera massage cyangwa se wakwikorera igororamubiri wawe ukoresheje umwuka ushyushye uva muri ibyo bibabi watetse. Icyo gihe ukira indwara zo mu mubiri zigiye zitandukanye ndetse n'amavunane akaba